Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe bakunzi b'Ingenzi TV mukomeje kutwereka yuko muturi hafi. Muzasanga gukora igikwiye bigoye ariko niho ubutore bwanyu buzagaragarira. Ibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yabwiye urubyiruko rurangije itorero indangamirwa icyiciro cya 16 ko hanze aha hari amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro ariko bitazababuza no guhura n'ibirangaza bityo nk'intore bakwiye guhitamo neza. Yabivuze tariki 10 Kanama 2026 mu muhango wo gusoza itorero indangamirwa icyiciro cya 16 mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Dr Nsengiyumva yagaragaje ko urubyiruko rw'uyu munsi rufite amahirwe kuko rwabyirukiye mu gihugu gitanga amahirwe menshi bitandukanye n'urubyiruko rwa mbere y'igihumbi 1994. Agira ati by'igihugu cyanyu kibasaba bitandukanye n'iby'urubyiruko rwaboheye igihugu rwasabwaga. Bo basanze u Rwanda rwarasenywe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ariko ubutwari bwabo bwaragaragariye mu kongera kubaka igihugu bundi bushya, kugarura ubumwe bw'abanyarwanda no gushyirirwaho umusingi w'iterambere u Rwanda ruriho uyu munsi. Yabibukije ko ubu hari byinshi byo kubakiraho hagamijwe kugira u Rwanda igihugu gikomeye kandi giteye imbere. Ati mwe mubyirutse u Rwanda rwarongeye kwiyubaka, rufite amahirwe menshi ndetse n'ejo hazaza hatanga icyizere. Inshingano zanyu rero ni ukurinda ibyagezweho no kubiteza imbere mukageza igihugu ku ntera irenze kure cyane aho kiri uyu munsi. Minisitiri Dr Nsengiyumva yavuze ko urubyiruko rusoje itorero indangamirwa rufite amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro ariko hari n'ibishuko ruzahura nabyo bityo rukwiye guhitamo neza. Agira ati hari amahirwe menshi urubyiruko nkamwe mufite yo kubyaza umusaruro ariko kandi nagira ngo mbibutse ko hari n'ibirangaza byinshi n'ibishuko byinshi. Kenshi muzasanga gukora igikwiye bisa n'ibigoye ariko aho niho indangagaciro n'ubutore bwanyu buzagaragarira. Itorero indangamirwa icyiciro cya 16 kigizwe n'intore 769 zirimo abakobwa 315 n'abahungu 454. Zatorejwe mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo aho batojwe ibintu bitandukanye birimo kunoza ururimi rw'ikinyarwanda, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, kurasa n'ibindi bya gisirikare by'ibanze. Abitabiriye ni abahagarariye ibyiciro bitandukanye birimo abanyarwanda baba cyangwa biga mu mahanga, abanyeshuri bo mu mashuri mpuzamahanga yisumbuye, abo muri kaminuza ndetse n'abitwaye neza ku rugerero rw'inkomezabigwi icyiciro cya 13. Uru rubyiruko rwiyongera ku bandi 5216 bamaze gutozwa mu byiciro birenga 15 byabanje. Iyi ni Ingenzi TV.